mu gutsinda kandi twabigezeho kuko niyo gahunda twafite. Ikintu cyabayeho, ikintu cya mbere nabashije kuza kubaganiriza, twaganiriye cyane turababwira agaciro k'iyi match kuko Rayon Sport twatumaze 4 match successive on gagne pas. Icyo kintu twabaje kuza turaganira, ambwira amateka y'ikipe, turareba turavuga ngo Rayon Sport ubundi mateka ntabwo irakora match enye idatsinda. Iki kintu cya mbere twabaje kuza kubaganiriza kuko ubuyobozi bukora akazi kabo. Turababwira ikintu cya mbere mbese tugomba gushaka intsinzi byanze bikunze, tudetermine mu kibuga tubatangure match kuko nabo n'ubundi bafite ibibazo nk'ibyo dufite. Twebwe twarabyakira, ariko ikintu cya mbere tugomba kwinjira muri match hakiri kare kandi abahungu babigezeho. Urebye muri make mu buryo buri tactique, impamvu nazanyemo Iranze gukina na Blaise Muhari hagati, nuko narebye ko Iranze ni umukinnyi ukina aritanga, kuko twarebye ko bo bafite Pierrot, bafite Sefu, bakaba bafite Fabrice, kuko nta wundi muntu ukina n'ishyakamo hagati dufite, kuko twarebye turavuga ngo umuntu wabishobora ni Iranze. Malgré tout twamukinishaga ku ruhande, ariko twarebye ko Sefu na Iranze bakina presque ibintu bimwe, kuko ibi byose ukuntu barwaye, ukuntu bose ukuntu baba shu mu mutwe, kuko niyo mission twahaye Iranze, ariko bayibonye ko yabigezeho. Gufata Youssef tukamukinisha hari imbere, nuko twarebye ko ku ruhande atakaza cyane imipira, kuko naramuganirije mu myitozo mubaza, umbwira neza ahantu wakina udatakaza umupira ku buryo wabasha no kugaruka gufasha mediane cyangwa abantu b'imbere, avuga inyuma y'umwataka. Nabonye ko yagerageje kubikora malgré que yagize ikibazo, ariko tactiquement uko nasabye abahungu banjye babigerageje 95%. Ebye iteka iyo udatsinda abafana bacu bakunda intsinzi, iki kintu cya mbere baba bareba, kuko mwarebye ko twamaze gutsinda ibitego 2, ukareba barimo baratumotiva, ariko bonyine batihaye icyizere ko tugomba gutsinda match, kuko ni twebwe abacteri twizeye neza ko tugomba gutsinda. Yego uyu munsi abafana ntabwo babonetse n'ubushize, icyo nasaba abafana bacu nuko bagaruka ku kibuga. Ikipe ni yacu, ni yabo, kuko baretse kutagaruka ku kibuga ntabwo ari umwanzuro. Ibyiza nuko bagaruka ku buryo bagafasha abahungu bacu, bakabaha morale, kuko dore nk'ubu twatsinze, yego harimo abafana nabo turabashimira. Icyo nasaba abafana bacu bagaruke kuri stade, kuko ibyishimo bitangiye kuza. Ubu ngubu baze na match zitaha bazajya bataha bishimye. Kwizera Olivier amaze 6 mois adakora imyitozo, ari hasi, kuko n'uyu munsi twagerageje mu myitozo, kuko naramuteguye dukina nyuma y'amaci ya Gorilla, nimugoroba naramuhamagaye ndamuteguza, ndamugira ko iyi match niwe ugomba kwikina. Ejo nibwo yahise ambwira ko yahise agira ikibazo cy'urutoki, ahita ambwira ngo coach ntabwo ndi tayari, kuko nshobora gukora save imwe ugasanga ngize ikibazo byagutera ikibazo, bitamvuga nta kibazo n'abandi barahari, kuko kuba tayari ari tayari, ariko kuri we nubwo ataragaruka ça fait 6 mois, ubu ngubu amaze nk'ukwezi, presque 1 mois, mais il travaille avant midi après midi chaque jour. Urumva ko soit harimo n'ikintu, ariko ndizera ko match itaha azaba hari. Ayubu we afite ikibazo, urebye physiquement ntabwo ari tayari, kuko turakora imyitozo ukareba avunitse ku munsi wa 2 cyangwa 3, kuko nanjye ubwanjye njya nibaza icyo kibazo, kuko tujya gukora physique gato
tugakina ugasanga agize ikibazo n'ejo bundi kwa gatatu nubwo yagize injury ahita ataha itajya kwa muganga mbese kugeza ubu ngubu kubyerekeranye uriya musore ntabwo ndabasha kubyumva ikibazo afite mentalment. Shampiyona iracyari mbisi. Ubushize nibwo navuze ko ishampiyona ntabwo yoroshye. Iyo ubonye amanota 3 urashima Imana kuko kuba Rayon Sport yabashije kunganya na Gorilla ntabwo ari ibikuba cyatitse kuko buri etape amanota 5 ntabwo ari amanota menshi. Yego na peri ifite ibirarane ariko iko twe tugomba kuzajya twireba kuko ntabwo tugomba kureba ngo ikipe ya mbere ifite amanota 5 kuko amanota 5 ntabwo ari menshi. Ni match zingahe? Ni match imwe avec Enil ariko nidutsinda kwa kangahe kwa gatatu se match na Police ntabwo ari match yoroshe ariko tuzayitsinda. Nidutsinda kwa gatatu urumva ko iriya kipe iturusha amanota 5 ishobora kunganya cyangwa ishobora gutsindwa cyangwa ishobora gutsinda c'est bon ariko turacyari muri competition match ziracyari nyinshi cyane tugomba gukina. Urumva ko ntabwo twava mu gikombe twangwa twatanga igikombe kandi tukireba. Youssef imvuna afite ntabwo iri grave kuko bamukandagiye kuri chevi kuko muri vestiaire nagenda muganiriza arabye ngo ntabwo ari grave ku buryo n'ejo muri entraînement azakora ntabwo ari grave. Icyo navuga kuri Sanogo ntabwo ari umukinnyi mubi nuko akinnye match nkeya ntabwo aramenyera usature ya shampiyona hano mu Rwanda kuko icyo tumusaba n'ubushize naramubwiye ko ndimo ndaguha icyizere cyo gukina ariko bizagera ahantu kino cyizere nza kikwambura ngiye abandi kuko abataka ukuntu dufite abataka bane ntabwo ari wowe wenyine iyo utabashije gutsinda kuko nawe ari muri pressure kuko nawe arabyumva kuko iyo adatsinze igitego nawe aba yumva ko hari ikintu kibura ariko icyo nzi cyo azakora ibyiza kuko yaracyari igihe il y a encore du temps les championnats on est en commencement ndabizi neza ngo arimo arafasha kuko yari kuba nta kintu natuma ari kumfasha ntabwo nari kumuha icyizere cyo kubanza muri match. Hanyuma kubyerekeranye n'umushimu nambaza kubyerekeranye onana afite 3 carton jaune yarafite 3 carton jaune ariko yakoraga imyitozo na mu gitondo bakoze imyitozo abo mutabonye ari kuri match ko turacyari mu kazi turacyari mu rugamba turimo turashaka ukuntu ofira mesure tuzamura physique yabo tuzamura buri kintu cyose n'umwuka ukaba mwiza muri equipe ya Rayon Sport. Buriya umuntu nakaza yiba mu buzima iyo Imana iguha mu guhumeka ukaba ureba ukabasha no kuvuga. Icyo nasaba abafana bacu baze ku kibuga ntibagire ikibazo abakinnyi bameze neza moralement bameze neza abayobozi bari hafi y'ikipe natwe ubwacu kuko ntabwo rirarenga abafana icyo mbasaba nuko bagaruka ku kibuga ari benshi kuko match ya Polisi tuzabashimisha nkuko twashimishije bake ariko ndabizi neza ahantu bari barishimye icyo mbasaba nuko mwaza mukadushigikira kuko imbaraga zanyu nizo zituma natwe zitubaka zikatugirira akamaro iyo turi gukina.